Muraho neza, uni Idi Turatimana nk'ibisanzwe, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi turi Kibagabaga. Turi Kibagabaga aho tugiye kwereka inzu nziza cyane yakatutse ubu igeze kuri $150,000. Iyi nzu rero ngiye kwibatembereza murebe bwiza bwayo. Banyerekere quartier nziza cyane rwose. Genda banyerekera inzu uburyo imeze, inzu murayikunda ndabyizeye. Inzu iri muri quartier nziza pe. Kuri $150,000 inzu wayegukana. Inzu rero igizwe n'ibyumba 4, toilette 5. Ibyumba 4, toilette 5. Parikingi ni imodoka enye neza. Hanyuma rero ikagira jardin, murabona ko ifite jardin rwose, jardin nziza, ikagira utu design twiza. Murabona ko ari bien inzu iri bon. Ha, wow. Reka tubereke rero. Inzu nkuko tujya tubereka ibintu byiza kuri Rwanda Real Estate. YouTube channel yacu Rwanda Real Estate. Se waba warabuze inzu cyangwa waba warabuze umukomisiyoneri ukugeza ku mari nziza, yahageze. Ni Idi Turatimana nk'ibisanzwe. YouTube channel ni Rwanda Real Estate. I love it. This house is very nice. Reba ukinjira ifite imiryango ibiri. Ifite uyu nguyu ikagira ndetse n'uriya muri kwibona ifite imiryango ibiri. Urabona ko ifite udutara twiza. Ifite ahantu heza rwose ho kwicara wicara na famille yawe. Banyerekere jardin ngiriye. Nukuri iyi nzu ndayibatuye mu mbabarire tuyikurikire neza. Iyi nzu murayigura ndabyizeye. Inzu yacu rero tukinjira hano urabona ko twinjiye mu muryango mutoya. Nababwiye ko ifite imiryango ibiri minini kandi. Reba salon, ifite salon nziza pe. Ino nzu ndayibatuye mu mbabarire tuyikurikire gakeya mubashe gukurikira ubwiza bw'inzu. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4 nkuko twababwiye, toilette easy, toilette 5. 4 bedroom, 5 bathrooms. Ndebera amatara yayo, ndebera gypsum, ifite plafond nziza. Ntago ari ama plafond ya kera ashaje. Maze unyerekera amatara, ifite amatara meza. Wanyerekera amatara, ifite amatara meza pe. Ndayibatuye iyi nzu tugiye kwitemberana gake mugene mubasha kubona ubwiza bwayo. Hanyuma rero murabona ko ifite salamage, ifite salamage nziza kandi nini yisanzuye, ifite n'amatara meza. Tukiva kuri salamage tujya duhitira hehe mu gikoni. Wow. Ndebera iki gikoni, ndebera utubati baba baragiye bashyira mu byukuri, n'utubati twiza pe, baragerageje. Umuntu wubasiye inzu rwose ni umuhanga. Rero aka kantu gafata imyotsi, ndebera gas kuka uburyo hangana n'ahantu hanini cyane rwose. Iyi nzu murayikunda ndabyizeye. Hanyuma ndebera aho bashyira frigo. Frigo urabona ko ari hanini pe. Ni ibintu bicaye baradesigninga, baravuga bati let's build a beautiful house so that we can get a client. Okay, twavuye hano rero. Tuje muri iki cyumba cyo hasi. Mu ndebere gake. Ni inzu nziza pe. Ndebera uburyo imeze. Kuri $450,000 ino nzu wayibona. Ndayikurahiye ino nzu nziza pe. Buri cyumba gifite toilette yacu ndetse hagasaguka n'indi twita ngo ni y'abashyitsi yo hanze. Hanyuma rero urabona ko iki cyumba gifite toilette yacu. Dore ngiyi pe, ifite toilette nziza, ifite kakantu urabona ko ari toilette yandi binjiramo. Inzu nziza pe, ndayibatuye. Mwambabariye mukareba iyi nzu ni nziza pe, ndayibatuye. Tuba twavunitse rero tugira ngo tubashakire inzu nziza mwoka byarana. Tuba twavunitse tugira ngo tubashakire inzu nziza mubashe kunyurwa. Nuvuga ngo muri salon, umuntu uri muri salon cyangwa se umuntu uri mu gikoni ashobora kuza agakoresha ubwiherero. Mwabonye twabwiye ko ari ibyumba 4, toilette 5. Hasaguka indi toilette yabasha kwakira abantu bo muri salon cyangwa se ibereye muri salamage. Tuvi hano mu cyumba cyo hasi tugiye hejuru. Ino nzu ndabizi murayikunda. Urabona ko ifite akantu keza hano wabikamo utuntu. Murabona ko ifite agakave, mwakabonye. Murabona banyerekera agakave, ifite akantu keza wabikamo utuntu in case ufite ibintu byawe ushaka kubikamo. Twagiye rero hejuru. Mu nkurikire gake ifite za sikariye nziza zizamuka gake. Iyi nzu murayikunda ndabyizeye. Hanyuma murabona ko ifite salon ya kabiri. Ase kuki twibagiye kubabwira ko ifite salon ebyiri. Ifite salon ebyiri mwabantu. Ifite salon ebyiri. Ifite salon yo hasi ikagira na salon yo hejuru. Tubereka akantu ku kandi kugira ngo mubashe kunyurwa cyangwa se mubashe kureba ubwiza bw'inzu. Inzu yacu ifite ibyumba 4, toilette 5, ikagira salon easy ebyiri. Wow. Twavuye hano. None twaje muri iki cyumba kindi. Tukiva hano muri ya salon ya kabiri
twahita ngo ni salo y'abana cyangwa se ni salo y'uruganiriro rwo hejuru in case hasi hari abantu. Duhita tuza hano rero. Wow, ndebera ariko ndebera uburyo iki cyumba kingana. Ubuse wakinganya iki? Ntacyo wakinganya nacyo. Ni icyumba kinini kisanzuye gifite n'umuryango usohoka. Mwawubonye? Inzu niza pe. Very nice house. Banyerekere view. Reba viriya rwose bahita muvuga bati rwose Idi Turatimana ni umuhanga mu kubashakira amazu meza. Iki cyumba kikagira na salo kikagira na toilette yacu. Murabibona? Dore ngiyi. Ikagira toilette yacu, murabibona ni iyi ngiyi. Hanyuma rero tukiva mu iki cyumba ikagira n'utubati twayo matuni. Tuva mu iki cyumba tuhita tuza mu kindi cyumba cya gatatu. Ntabwo turajya muri master bedroom. Iki cyumba cya gatatu nacyo byutse ko gifite umuryango usohoka hanze. Nguyu mwawubonye. Dore nguyu umuryango wayo. Ikagira ndetse n'utubati twayo. Iyi nzu mwayigura pe ndabyizeye. Hanyuma ikagira na toilette yayo. Dore ngiyi. Mwoka byaramwe iyi nzu nababwira iki kugira ngo mubashe kureba ibyiza tuba tubafitiye. Rwanda Real Estate ni YouTube channel yacu. Murabasha gukurikira ibintu byose uburyo mubasha kureba ibyiza tuba tubafitiye. Twageraho mu cyumba kinini. Wow. Reba wakinamo umupira ndakurahiye. Reba ukuntu kingana. Metero byibuze 10 ku 10. Murabibona ko ari icyumba kinini pe kisanzuye. Reba ahantu cameraman ari ubashe undebere hano ukuntu kingana. Ni icyumba kinini pe ndababwiye. Iyi nzu yacu kuri miliyoni 450. Iyi nzu yaba iyawe. Mu byukuri iki cyumba kinini twita ngo ni master bedroom gifite na balcony yayo. Murabona ino balcony yayo. Twahita nka rooftop ni nini cyane pe. Ni rooftop nziza mwayibonye. Ni icyumba kinini kandi gifite na rooftop. Mwabonye ahantu ndi? Mana yanjye sinzi kabisa. Sinzi icyo nzababwira kugira ngo mubashe kureba ibyiza tuba tubafitiye. Ni inzu nziza pe. Hanyuma murana ko tukiva hano tuba turi kureba view. Murana ko ari kuri kaburimbo ngiyi mwayibonye ni kaburimbo. Hanyuma iyi toilette ni ukuvuga ngo tukiva hano ntabwo twaberetse toilette yo mu cyumba cya principal. Reka tuyibereke. Twatugiye tutayiberetse. Dore turaje gutya muri chambre principal hanyuma tuze gutya. Wow, urabona ko icyumba kiri principal cyo gifite toilette itandukanye n'izindi. Iki ni icyumba cy'ababyeyi banyakubahwa. Dore ngiki ni toilette nziza kandi isanzuye. Ngende bagereka kandi dore ngiyi. Hanyuma urabona ko ari yisanzuye pe. Ni icyumba kinini kandi gifite na toilette yisanzuye. Bagene banyerekera utuntu uburyo ki bagiye badukora. Ikagira na garde-robe. Dore ngiyi. Wow, mwoka byaramwe. Iyi nzu yacu mwadukurikira kuri Rwanda Real Estate mukagenda mukurikira ibyiza byacu. Murakoze murakarama.